Hello, tubahaye ikaze kuri Chika Care, turashimira abantu mwese mukomeje kutwereka urukundo, mukora subscribe, ni ukuri ni ibintu by'agaciro, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye gutegura inyama y'umwijima. Inyama y'umwijima ni inyama ikize kuri fer, kuri vitamine B zitandukanye, zose umubiri wacu ukeneye kugira ngo ukore neza. Uratangira ufata inyama y'umwijima waguze, habaho akantu kameze nk'agashashi kabonerana ukuntu, iyo iri mbisi urakareba ukakabona, urabanza ukakomoraho buhoro buhoro kakavaho rwose nta kibazo. Hanyuma iyo urangije urazikata nk'uko ukata n'izindi nyama zose, ugakatamo uduce dutoya, warangiza ukazironga, urazironga neza kuko ni inyama bisaba gukorera isuku bihagije. Urazironga neza nk'inshuro 3 cyangwa zinarenga kugeza ubonye ko zisukuye bihagije. Iyo usoje kuzisukura neza n'amazi, uzishyira mu kindi kintu, hanyuma ugasukamo amata. Usukamo amata ukarengeza neza nk'uko muri kubibona kuri videwo, ukazitumbika mu mata, hanyuma biba byiza iyo ukoresheje ano mata atarakuwemo amavuta, ayo bita whole milk. Impamvu tubanza kuzitumbika mu mata mu gihe cy'iminota hagati ya 30 n'isaha, ni ukugira ngo urebye kuyatumbika mu mata, kuzitumbika mu mata bifasha nko mu bintu nka bine. Icya mbere, bituma zisukurwa kurushaho, kuko urakubona ni inyama iba ifite umwanda cyane, urabona hari n'ukuntu iba imeze nk'iriho amaraso menshi, wenda ushobora kuba utabasha koza n'amazi ngo ageremo imbere. Rero iyo uyitumbitse mu mata bituma bikuramo ya myanda. Icya kabiri, inyama y'umwijima igiramo akantu gasharira, so iyo udashaka kariya kantu gasharira ukumva, kuyitumbika mu mata bigabanya kariya kantu gasharira. Icya gatatu bifasha, bituma yoroha. Hari ukuntu iyo uyirya uba wumva imeze nk'ikomeye kubera fiber zirimo, so iyo uyitumbitse mu mata bituma yoroha. Icya kane, bituma itagira umuhumuro utari mwiza, cyane cyane nko ku bantu bari sensitive cyangwa se badakunda uburyo inyama mbisi zihumura. Kuzitumbika mu mata bigabanya uwo muhumuro utari mwiza. Iyo umaze gusukamo amata neza ukarengeza no hejuru, ukavaringaho n'ishashi ya plastique iyo uyifite, cyangwa se kitchen foil cyangwa papier aluminium, ugakavaringa neza, hanyuma ugashyira muri firigo hagati y'iminota 30 n'isaha. Hanyuma iyo cya gihe kirangiye, uzikura muri firigo, ugafata akayunguruzo, ukayungurura ya mata kugira ngo avemo, hanyuma wamara kuyungurura ya mata ashizemo, ntabwo usubira kuzironga n'amazi kuko uba wabikoze mbere, ahubwo uzishyira ku kintu nk'isahane, ipulato cyangwa se na chopping board, icyo ufite uziramburaho, ugafata iriya kitchen towel cyangwa se runo rupapuro dukoresha twihanagura intoki turi nko mu gikoni, ukagenda uhanaguraho neza nk'uko mubona ndi kubikora muri videwo, hanyuma kugeza nyine ubona ko zumutse utakibonaho ya mata.
hanyuma ugafata ipanu ugakarangaho ibitunguru, ibitunguru byawe iyo bimaze kuba burawuni cyangwa se bitangiye kuzana akabara kajya gusa nka shokora ariko bidashiririye, ushyiramo tungurusumu na tangawizi ariko wabisekuye cyangwa se wabishyize muri blender, uburyo bwose wahitamo kumera nk'ubinomba, hanyuma iyo paste yabyo ukayishyira muri bya bitunguru, bituma hazamo agahumuro keza, wabishyira no mu zindi nyama zisanzwe. Iyo usoje ubona ko bya birungo byawe byivanze bimeze neza, uratangira ukagenda ushyiramo za nyama z'umwijima wateguye mbere nk'uko twatangiye tuzitegura. Ukomeza ugaragura ku muriro uringaniye, always nkunda kurekomendinga abantu yuko bateka ku muriro mukeya cyangwa se umuriro uringaniye. Umuriro mwinshi utuma ibintu ibyo ari byo byose utetse bishirira kandi bitari byashya neza, so mujye muteka ku muriro uringaniye. Hanyuma ukomeza ucishamo akamamiyo ugenda ugaragura, wabona ko zimaze guhindura ibara, ugashyiramo inyanya. Inyanya nazo ushobora kuzirapa, ushobora kuzishyira muri blender, ugashyiramo wa mutobe w'inyanya, cyangwa se ku bakoresha sauce tomate, ariko njyewe recipes zanjye ndikomeninga ko wakoresha fresh tomatoes aho gukoresha amasosi tomate. Ushyiramo inyanya ugakomeza ukagaragura n'ubundi kugeza n'inyanya zihiye zigatangira gushyira rya bara ryazo ritukura rigatangira no kujya no mu byo utetse. Ukomeza ubigenza nk'uko ubona ndi kubikora kuri videwo kugeza ubonye yuko inyanya n'inyama byose byahuye bikabyara ikintu kimwe. Muri kubibona yuko za nyanya zacu zazanyemo n'agasosi, iyo ubishatse wenda uri buzirishe nk'umuceri cyangwa ikindi kintu gikeneye agasosi, hano inyama zawe zaba ziri ready, ariko uramutse ushatse kuzirya nabwo zumutse, ushobora gutekaho nk'indi minota nk'ibiri kugira ngo zumuke iriya sosi imere nk'ifata cyangwa se nk'igabanukamo, nk'uko nabwo muri kubibona kuri videwo, icyo ari cyo cyose wahitamo cyakunda. So muri kubibona yuko hano inyama z'umwijima twari turimo dutegura zari zimaze kuba ready, icyari gisigaye no kuryoherwa.